Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you... Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number... Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is... Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone... Zone! What's up? Zone! What's up? Nise ko wiciciye nta kintu uri kumbwiraho. Nkubwira iki? Nahamagaye nk'inshuro nka miliyoni. Phone yawe nabwiriwe. Ega nawe urimo urabikora nk'abasivili. Ikindi buriya ngewe iyo utaza kuntuma bya bitabi byawe urumva nje mba nabitabaye kare. Saka no gukora ngo wabaye ngo umusirikare ngo wagize ute. Wowe umuntu bamutwara uri he? Ntago ari wowe wabintumye. So wari wabintumye. Nase ubundi mwari kujyana aho yari yagiye. Nase uturakuri. Oye niba byibuze uzina tekinike za gisirikare. Wagerageje ukamutabara. Nyine ikibazo kiri wowe murabikora nk'abasivili. Murapfa kuvuga ngo murabikora nk'abasirikare ariko ntabwo upfa kuvuga nawe uri kwivugisha. Nyine Mire. Sam. Muzoteze. Harya ni hiryo yizize. Muzoteze.
Gacamo. Ko mbona se isura yahindutse byagenze bite? nayo inshuro zose tuguhamagaye utari witabye. Ebana, sorry gato. Narindi mu muhanda sinabasha. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu mushiki wanjye kuva ejo ntaragira hano. Telefone ziwe zose nta n'imwe iriho. Kandi ntabwo ajya kuri iryo kosa ryo kugenda atavuze. izina ry'Imana ubu twumiwe yewe Na message se ntago yari Nta kintu na kimwe arimo gusubiza. Habe kwitaba, habe message, habe n'ikintu na kimwe. urayihamagara wenda ukagira ngo ugiye kwitabwa nawe ukumva wa mugore niwe witabye. None ntibari mu kukubwira ngo nimero iki yatangiye kuva ku murongo sangaye. Kuva ejo Muri buke saa. ejo yavuye hano saa 10 za nimugoroba. wenda tugira ngo yagiye kwa ntuze kwa mushuti we nawe tumubaje tereka data. Mbasa. Amakuru nari maze kumenya Bishop ashobora kuba yaramenye yuko kera ari mushiki wawe. Iki habimenya gute? Niyo makuru maze kumenya. Icyo Bishop azi nuko oxygen ari mushiki wanjye. Nese ibyo bintu yaba yarabikuye he? Niyo makuru mfite. Bishop yarabimenye yuko kera ari mushiki wawe. Harya ntiwabaga kwa Bishop? Harya ngo nejo mu masaha 10. Nejo mu masaha 10. Bishop bino bintu niho biri inyuma. Kumva nyine gusaba imbabazi sibyo bro. Niba hari ikintu byibuze kimwe wakora dufashe utabare sister. Mama wallahi nzaguha icyo ushaka cyo. Bro. Bambwira. Naje mbagana ariko mwagiye mungira gushidikanya kwinshi. Ubu ngubu none se badashidikanyije ubwo urumva ahubwo wowe kugira ngo badashidikanya nyine mufashe. Mbasa. Igihe namaze ndi kwa Bishop haba naraje ku ruhande rwanyu. Ubu nibwo ngiye kubereka icyizere cyanjye kuri mwebwe. Ukuri wabagiye icyo dukoreye bro. Kera ibyabaye byose ndi kwa Bishop. Iki nicyo gihe ngiye kuba nawe mwitora. Kandi namwe mwese muri rusange. Mugira ikibazo. Ibi bintu bindekera. Abantu babinyijije. Ya, ndabikurijeje. Ntukureho telefone yawe. Ngiye buri kandi ndabandi kuguhamagara. Ntugire ikibazo ntabyo kumpamagara, we ntugire ikibazo ibiro ngiye kuri. Ereka bo bikura nk'abasivili. Uratuye umwana urumva arimo arabijyamo. Wowe urabijyamo ngo ndaguhamagara. Uramushaka iki se uramuhamagara umushaka iki? Genda ukora akazi kawe. Mbasa. Ntugire ikibazo. Niba mubizi neza yuko hari ikibazo yaba yahuye nacyo. Mwana ni ikibazo ntago ajye genda atatubwiye. Uko biri kose bigutuka kwa Bishop. Kandi Bishop ndamufite gutyo. Nese uwo wizeye ko abakiri ari kuzo masaciyemo. Niba akiriho ntimugire ikibazo. Niba akiriho oya niba atakiriho nabwo urabimenya rata. Oya icyo ndi kuvuga niba ariko bana atakiriho ibyo bintu bikuvuga. Wowe nakubwiye kandi murabikora nk'abasivili. Tuza gatoya. Mureke gushwana sibyo? Niba akiriho ntimugire ikibazo ndaza kubikemura. Ego ma to n'umusaza ba genda nakwemera ntimugire ikibazo. Reka bino bintu bikurikirane. Mana buri kantu kose sindi buguhamagare basa ko umuhamagara umushaka iki? Aso wabaye genda uje mu kazi. Ikintu uri bumenye wo mbwire sibyo? Mu kazi wewe n'umukozi wawe. Fanyisha upelelezi wako. Unasikia mva bya ruswari byakujyanye ruswari byanyu. Mbasa. Natamana. Uyu namubonye. Akira nanjye namubonye. We nakwiboneye. Nanjye namwiboneye. Wowe muwonye gutese ko wowe uri murazana ibintu by'ubusivili. Urumva nguyu urabona ukuntu ameze urumva yarahiye ijisho rye ryarahiye n'umusirikare. Bura niyo mpamvu wabonaga njyewe ndi mu kumureba nkamurebisha ijisho ryanjye nkahita mbishira hano mu mutwe. Twase kuri migikoma. Wowe uri murazana ibintu by'ubusivili ndaguhamagara. Ntabwo ibyo nyibyo wabikora. Ntabwo wabikora wizira umusivili hanga mu kazi.
ngaho mbwira umeze ute inzara kwishe sinzara hano se kugaburira kuri ako gasahani kawe okay tworoshye ibibazo sibyo ushaka kuva hano ushaka kujya mu muryango wawe okay papa wawe yitwa nde papa wanjye nakoje ngo papa wawe yitwa nde Safiri cyagiye turi kumwe wambwiye ngo iki mbabariye koko turi kumwe wambwiye ngo iki mbabariye okay amazi numbwiza ukuri amazi urayabona n'ibiryo urabibona bihagije sibyo ariko kuri aka kanya nkeneye ukuri kwawe ikindi kintu ushaka kubaza cya kabiri sibyo nshaka kubaza muri bangahe bo kwa Musafiri bariho kandi bari muri uyu mujyi nakubajije nimba ushaka kubaho uransubiza nimba udashaka kubaho uraceceka subiza rero muri babiri okay muri babiri ikibazo cya gatatu urahava humura urahava mu buryo bubiri kandi bushoboka urahava uri muzima cyangwa urahava uri umupfu ntoye amazi yo kugira gute we tekereza wimagine yuko amazi uri kuyanywa wumve ko yamanutse mu mubiri wawe urahita wumva inyota ishize ikindi nshaka kubaza umva uratwite cyangwa ntabwo utwite nakubajije ngo uratwite cyangwa ntabwo utwite ntabwo utwite hariya ngo washaka kujya kwa muganga kwisuzumisha washaka kujya kwisuzumisha umwuka se ushaka kujya kwisuzumisha umwuka sobanurira niba ndi kubaza washaka kujya kwisuzumisha umwuka ndashaka kujya kwa muganga barebe muri ecography n'ibiki byose tuzajyana kanywa na shitani wowe gusa ikindi kintu bazashaka kubaza ni kimwe sibyo kandi ukinsubiza izo video n'ayo mafoto ufite biri hehe icyo cyo nsubiza kandi ukamenya igisubizo nshaka telefone ubundi wayafatiye iki wayafatiye iki nyine ndi kukubaza wayafatiye iki wowe urashaka guhamagara uwo muvandimwe wawe urashaka guhamagara umuvandimwe wawe shaka amazi zunda uzi ko utazafatwa sobanura wari uzi ko utazafatwa nkangira ngo mbonye umuntu w'ikizungerezi tugiye kuba inshuti ngo mbonye iki cyakoze uri kizungu mvaye ndeba nyitegereza neza ndeba ongera ndebe mu maso yanjye iyi sura uri kubona ushobora kuba aribwo bwa nyuma uyibonye mu buzima bwawe ubundi tukazongera guhurira ku Mana cyangwa kwa shitani senze gusa naguteza abahungu banjye urukumva ukagira ngo ni korali ikuri hejuru ukazana gukora iki gusa twifotozanye ndashaka amafoto ndashaka iki n'ibiki byose shenze urashaka amazi ugize imana nuko ari amasaha yo kujya muza mu materaniro uri kubyumva nuko ari amasaha yo kujya mu materaniro
mba ngumyangana ngahera kuri rwa rwara rwawe ruriye kuzamura kugeza kuri utwo twinyo twawe nkadukuramo ukumva usigare witekerezaho niko kanya ubonye ko kwitekerezaho cyangwa ko kwicuza ibyaha buri kintu cyose kuko ako kanya ushobora kuba utazongera kukabona muri buno buzima ukazakabona ahandi muri bundi buzima ntazi ubwo aribwo uri kumva kumva icyo gitwaro gikandagiye Iyo bisho umeze neza meze neza mu rugo mumeze mute mu rugo tumeze nabi kandi ni nacyo kinzanye hano ntagize ikibazo kibi byose cyangwa ikindi kibazo bisho ndabizi neza yuko hano mushiki wanjye ari uhazi kandi byose niwe ubifite murangiye maze kubimenya neza ndagira nkubwire yuko nkeneye mushiki wanjye kandi ari muzima Bishop ndabizi neza yuko wowe ufite mu ruhare. Tuza mwana wanjye. Nta mpamvu yo gutuza. Tuza. Ngiye nanasakuza n'abantu bose bazana muri runo rusengero rwanyu bakabyumva. Nta kintu byawe. Rero ikintu kimwe nshaka. Hakubahutse nk'umuntu w'umusaza, sibyo? Ndabona ufite ubwanwa bw'umweru ni iki sibyo ngenda kuba. Ikintu nshaka ni kimwe. Nshaka mushiki wanjye. Tuza. Sibyo? Bishop baba reka ibintu byo kunturisha. Njye ne kubwira ngo ngeneye mushiki wanjye sinzi impamvu urimo kunturisha kandi natuje. Nta mpamvu yo gutuza mfite. Ntabwo nabwo gusakuza ari byo biri butange igisubizo. Ngaho igisubizo kizima aka kanya ntabwo ndubwongere gusakuza. Ariko ubanza utekane mu mutima wawe kuko nukomeza gusakuza watewe. None nawe ubwo urashaka kwitera. Mva nyine mubwire Bishop. Basi icyo ushaka ndakiguko. Ariko mushiki wanjye byibuze mubona. Umva twonze twumvikane kwanza sibyo banza wowe muri wowe umve kutuje kandi tugiye kuvugana ibintu ariko se ndi gute ndi butuze ndaturishwa n'iki kandi mushiki wanjye dahari iminsi ba 3 naramubuze twese twaramubuze nta telefone yicamo nta muntu uza ahari nta kintu na kimwe nta makuru yiwe na make dufite none se kucyukeka yuko nabanza ahantu yabari nuko mu bintu byose bizi yuko hari ikintu yaje gutegura kuri wowe. Nta mpamvu yo kubiguhisha. Nuvuga ngo mwana mu kubitegurana. Ko bimeze kose ndamukeneye. None umubwire nanjye uko bimeze kose. Akumva wakubona uri kwivugisha gutyo neza. Tuza. Ino ni biro yegeranye n'urusengero rw'Imana. Nta mpamvu rero ko wakwinjira usakuza cyane gutyo. Ntako bikubahisha. Nta nubwo byubahisha papa wawe nyakwigendera. Nuri bukubona usohotse ahangaha arabaze babana basigaye ko tubona none batangiye kubibirara byagenze biti. Nta kintu naba nkumariye. Rero gabanya umujinya. Wageze mu biro ya Bishop gabanya umujinya kandi nzi yuko kubw'impuhwe z'Imana turagira ikintu tugeraho. Mba mwana nyamba nkubwira. Oya tuza. Bishop mva mubwire. Ndabona yuko nta kintu uri bumfashe. Ariko wallahi ugenge. None se umva nkubwire. Osh.